Reka rero tugere ku bijyaniranye n'ibyadufasha yenda tubigire igice cya kabiri. Ni byiza kuko uramutse kumva ibyateje ingaruka mbi mu mubiri wawe byaba byiza unamenye none n'ibyo wakoresha kugira ngo usubirane ubutaraga bwiza. Tugiye kwakira rero Nzungu Gadi nanone aze kutubwira ni ibiki wakoresha kugira ngo umutwe wawe umererwe neza, ni iki wafata, ni ibihe wakwirinda. Murakoze. Burya ubuzima bw'umuntu Imana yamuhaye yamurinze kumera nk'inyamaswa. Niyo mpamvu mu kumurinda kumera nk'inyamaswa bisaba ko nabamenya gushyira mu gaciro. Bwa mbere kugira ngo nibura abarwara umutwe bamererwe neza ni ugukandagira muri romare itekanwa n'umunyu. Yandi magambo ni ugufata romare ukayiteka mu mazi menshi, yarangiza ugashyiramo umunyu wa gikukuri ugakandagiramo, amazi akaba arengeye ikirenge, ni hagati y'iminota 10 na 20. Bivura umutwe waryanaga. Gabanya umunyu mu mirire. Iyo umutima utera nabi cyangwa impyiko zigakora nabi bitewe no gutinya umunyu cyangwa umwijima, ibyo nabyo mu mirire yawe gabanywa umunyu ube ku rugero. Burya ntibyemewe nubwo tutari twagira abatetsi bari kompeta cyangwa se babishoboye, yarangiza akaba bahuzagurika mu gushyiramo umunyu, ariko umunyu ngo ntukwiriye gusuzumirwa ku rurimi. Abo dukwiriye kumenya ko hageze mu byo kurya gusa ngo bigire icyanga cyabigenewe. Ni nayo mpamvu mu buryo bwo kugabanya ntabwo ari ukugabanya mu mirire gusa, ahubwo hariho n'igihe cyo kurya ibyo kurya bitagira umunyu. Ibyo ni nk'imbuto, imitsima n'ibindi binyampeke. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ku ngingo ya gatatu, cagagura onyo uhambire ku ijosi. Igihe umutwe ugutunguye, iyo ufashe onyo ukayicagagura, yarangiza ukayihambira ku ijosi, ubwo ni ku ijosi n'igikanu, yarangiza nka 3 ukazicagura neza ukazihambiraho, yarangiza impumuro yazo iri mu bintu bituma umutwe utakurya cyane. Kubw'ibyo ntugarukiraho gusa kunywa amazi ahagije. Ibyo nabyo birakenewe mu gutuma umuntu amazi yahagije wihagaritse. Ese warigiye wagiye urugendo rurerure, ugomba kunywa amazi arenze ayasanzwe unywa. Igihe utari urugendo rurerure ugomba kunywa amazi ahagije igice cya litiro mu gitondo, ikindi ku wikendi nimugoroba ko ufite litiro imwe n'igice, wabarenza bya biro 70 ukarenzaho, yarangiza ukanywa amazi ahagije. Ibyo bivura umutwe. Yarangiza gatanu ni imboga mbisi zirimo erayo, ibyo ni salade. Ibyo byongera ubwabyo gusa. Abantu bavuga ngo ugomba bakeneza regime, byongera ubwabyo gusa. Abantu bituma neza bitewe n'imboga, abantu batagira imyuka myinshi bitewe n'imboga, abantu batagwara igifu bitewe n'imboga, abantu bafite impyiko zoga bitewe n'imboga, bafite amaraso agenda neza bitewe n'imboga. Iyo babyongereye umutwe nawo uragabanuka. Noneho ku ngingo ya gatandatu, avoka, ironji na noix de cajou. Avoka iri muri bya bindi bita anti-stress. Abantu bayirya ntibakunda guhangayika, byongera ubwabyo imirimo yabo ijya ku rugero rwiza, kandi bagira ibibananiza, ntibagire sirimenage, ntibagire na stress, ahubwo bagira fatigue, yarangiza basinzira umunaniro ugashira. Byongera ubwabyo gusa. Igihe cyose usinzira ukumva umunaniro udashize, uba ugomba kumenya ko stress yamaze kwinjira, cyangwa se umutima wateye nabi bigatuma ubyukana ubuti. Ibyo rero ukeneye avoka. Ironji ni anti-fatigue. Abantu barirya barikarya biri mu gitondo, bakora imirimo yabo butaruha, bakazaruha uko nyine igihe kigeze kuruta gutangira n'umunaniro ukawusozanya. Noneho ibyo bita noix de cajou, zigira icyo bita magnesium. Yarangiza ni urya hagati, ni igipfunsi upfunyika ukazirya. Yarangiza noix de cajou guhera kuri 5 ku bana bato, 10 ku bantu bakuru, bituma bagira icyo bita magnesium, ukahora ufite ibyo bita bien-être physique et psychologique. Mu bwenge bwawe no mu mpagarike ukumva uguwe neza, bituma umuntu adakunda kurwara umutwe. Kubwirirwa ariko ntuburari. Ukwiriye kugira igihe runaka iyo bita jeûne, yarangiza ukabwirirwa, ariko yarangiza igifu kigafunguka, amara agafunguka, umwijima ukaruhuka, yarangiza umutwe ntukunde kukurya. Nguko uko bafasha abantu bagwara umutwe. Ngaho Imana izabafashe, ibahe n'imyumvire myiza mu izina